duherukana Kabera na Margarita basanze ibintu bihenda ku isoko ubwo bavaga guhaha bitegura kwibaruka. Turahirwa yahawe imbabazi, naho Kindigiti yarajyanye uruhinja rw'ahantu hatazwi. Ese mama ubu byaba byifashe gute? Mukurikira umukino. Nyamara rero Margarita maze kumenya ibintu byinshi pe. Nibyo. Usko cyane nkiri umusore ntajyaga nsasa uburiri bwanjye. Ndebera mba nashashe kandi utuntu twiza. Abasore se siko babaye ugira ngo abasasa ni bangahe kabi? Yewe ni mbarwa byo. Imbarwa. None njyewe tuyobokeye gahunda yo guteganya imbyaro dukoresheje uburyo bwa kamere. Namenye byinshi mu gufatanya n'umugore wanjye. Nukuri ntako bise. Ngaho rero ndambuririye shuka neza aho ngaho hepfo. Aho do. Ngaho hino mu nguni. Oye yewe. Reka dutebeze. Oya Margarita. Havutanyicira ibintu. Ubundi niyemeje kujya ngukorera udukoryo. Urumva ku buryo wibaza niba twarasubiye ubusore bikagucanga. Dusubire ubusore rwose. Hanyuma rero sheri, ndakumva. Nkurikije ukuntu nabonye ibintu bihenze ku isoko, nyuma yo kugura bimwe mu bikoresho by'umwana rwose hari ikintu nifuza ko tuganira. Iki se mugore mwiza? Ibijyanye n'akazi kazimurinda. Nifuzaga ko turebera hamwe niba umwanzuro twari twafashe twawusubiraho pe. Yewe cyakora byo nuko bitekerezaho ko dukeneye amafaranga menshi mu kwitegura kwibaruka. None se sheri, yego, ukurikije amafaranga ejo nakoresheje ntiwabonye ko ibintu byahenze cyane cyane? Cyane pe. None ubu byagera ku myenda y'abana birakabije. Umva, abantu badateganya imbyaro ndabasabiye n'ukuri. Ntabwo biboroheye. Iyo bigeze hano nk'ahangaha rero niba ubona ko buri muntu akwiye kubyara abashoboye kubonera ibyangombwa nkenerwa. Nta nubwo ariko ari aha honyine mu kwitegura umwana uvuka gusa. Amashuri se. Yego. Erega umwana nawe ni umushinga sheri. Cyane. Hanyuma se ntiwaza kuvugana na Zimurinda? Gusa ni ngombwa cyane ra. Ko n'ubundi atari kubidusaba. So kwikora umuntu abibika muri stoke se? Nyamara numva bikwiye ko abimenya. Ibaza abonye amafaranga akaza azi ko ibikoresho bye byarangiye, hanyuma agasanga bitararangira, ubwo se yadufata ate kabi? Cyakora nanone ndaza kubimubwira wa mugana aticara azi ko ibikoresho bye byarangiye, kuko wanasanga ari gushakisha amafaranga yo kurangiza umushinga no kugombora ibikoresho bye kuko azi ko aturimo ideni. Mama Teta, nukurinda kwinginze kuko umutima wanjye urababaye pe. Uyu mwana yabaye. Yesu we. Turahi. Ko nakubabariye koko wahagurutse aho ngaho. Oya pe. Urakomeza upfukamye kugeza ryari ko ibyabaye ntacyo twabihinduraho. Oya Mama Teta. Kumbwira ko mubabare ndumva bidahagije pe. None. Basi mushaka ikindi kintu munkorera ariko byibura. Teta, kwinginze umbabarire pe. Urakubera ngi. Ariko ngusabye imbabazi. Turahi. Ndakumva. Ngaho rekeraho, sibyo? Haguruka. Turahi. Humura umwana azakira, sibyo? Kandi umutima wawe utuze pe. None se ko ibyago byaje nyine ntacyo wakora ngo bisubire inyuma. Urarira ngo bigende gute? Humura wirirasha. Nukuri murakoze. Ariko niyo mumbabariye. Nimunsubize mu rugo rwanyu kuko ntago binkwiriye pe. Nimundeke ngende ninshake nzabeho nabi. Kuko ntago nzi ko kagahenda nzagakira. Abimana yarabimbwiye ngira ngo arambeshya. None ku mana yanjye. Turahi. Yego Papa Teta. Ntago kugenda ari wo muti. Ahubwo ni nabyiza ko twagumana ko Imana izabigena. Hanyuma Teta agakura mu rukundo rwanyu we n'abimana. Kumujya kure rwose ntabwo ari wo muti. Cyane rwose Turahi. Gusa ndabizeza ko bitazongera. Nzitwararika mbabera umwana mwiza yewe sha mva. Agakungu ko ndakabihanangiriza pe. Kuko nimwongera byo ntabwo tuzakiranuka. Uranyumva? Ndakumva Papa Teta. Bimenye rwose. Yego. Nukugenda buri sakita ku nshingano ze, uranyumva? Ndakumva. Nta bintu byo kugomeshanya. Kuko murabona ko bishobora kubabyara amazi nk'ibisusa bitaretse n'abandi. Ntabwo bizongera n'ukuri. Yego. Muri abantu beza. Kandi ngiye kwita ku kazi kanjye. Mushake nimuzanamembe Papa Teta n'ukuri pe. Yego man, yewe Turahi. Uretse rega ko habayeho n'uburangare, ariko ntawe uhagarika ikiri bube. Rero twose wikomeza kwishinja. Sibyo? Oya n'ukuri pe.
ahubwo gira ugenda ujya kwita kuri ziriya nkoko dore niwe wari ubishoboye sibyo? none si icyo kimenyetso ugiye kuzuzaho ni ikiherwa hamwe ako kaziga ko wari ugiye kugasiribanga kandi umuntu agasiribanga mu gihe cy'imihango gusa. data we sikora ibyo nari nkoze ibara ni ukuri. oya ntabara kwibeshya se ko bibaho ariko ujya ubanza urebe sheri uzuzaho iki kimenyetso cyerekana ko nta mavangingo nigenzuyeho uyu munsi wose. aho ngaha ego kabisa. kandi ndabona n'ejo hashize ariko byari bimeze umunsi wose. ngibi se twageze mu minsi itari y'uburumbuke. birumvikana rero uko tuza kugira uko twigenza. si byo se sheri. ibyo si byo gushidikanyaho hagati yanjye nawe sheri. none wumva se cyakora nkunda ukuntu uburyo bwa kamere bw'iminsi ibiri dukoresha bwahinduye ibintu byinshi hagati yacu. ni ukuri pe umva busigaye butuma tugirana ibiganiro buri munsi tugaseka. ibyo gusa si ahubwo ko butuma uretse no kuganira ku buryo dukoresha n'ubuzima bwacu busanzwe ibintu byose tubiganiraho cyane. imishinga ariko uribuka mbere ukuntu twabaga dupingana dusigana. byehorera ibyo ndabizi sha. ariko niyo wabaga wabiteye kanseri warakazwaga n'ubusa atari umuntu urakara we. umva kandi uratangiye. si byo se. mbega ukuntu wari undebye rwa mwiza we. ko nari ngize ngo urarakaye bya nyabyoyi. reka ndakazwa n'iki se ubwo koko. cyakora nanjye uzi ikintu ngushimira ni uko utagitaha amajoro unaniwe ngo uhitire mu buriri. nkunda ukuntu ubanza kumenya uko niriwe niba nigenzuye uko abana biriwe. rega burya hari igihe natahaga atari uko naniwe. nyine nkabyitwaza ngo ndeke nigire mu buriri kubera nyine utubazo twabaga twagiranye. nashaka ko tuvugana. burya se koko cyane. maze hari n'igihe natahaga nisindiye nyine kugira ngo utamvugishe. mbega sheri. gataha nasinze babone ubwo nasinze ntabwo ari butinyuka kumvugisha. ariko mbega umugabo nari w'icyo gihe we. wari mu bikubi. uzi ko mbyibuka nkumva ndizetse we. ariko gusa kuva twatangira gukoresha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro byarahindutse pe. inzoga narazigabanije biremera. mu gihe mbere umva nari kazizi wigendera neza. cyakora ndagushimira umuhate wabigizemo rwamwe. ese uko ni ngombwa kunshimira kanseri. reka nta mpamvu. kuko rega nanjye ni umuryango wanjye mba nshakira ineza. ariko nanone ubwo rero wanshimira gukora inshingano zanjye sheri. kuza ubona abana bacu badakura neza. kandi ubu wabona iyo tutayoboka gahunda yo guteganya imbyaro ubu utwita undi mwana umaze kugira nka bangahe. wasanga da. ariko di ndakumva sheri. uzi ko nungutse igitekerezo. ikihe se sheri? mva kanseri. ndakumva. muri iyi minsi twazasohokeye ahantu nk'umuryango nyine hanyuma tukishimira umwanzuro mwiza twafashe. tubipange vuba ahubwo. njyewe nasanze urukundo nyarukuro rutagurwa. ariko se Kindige urakomeza kwiririmbira gusa utarya uraburara. izo muhera. ego mama uvuze ngo iki Kindige? ndakubajije nti izo muhungiriye noneho ni bwo kuki? kuko se nasanzwe nzi kugerera. ubundi bwa ni uko uvuze. kuba ndi kugusaba kurya kugira ngo ubone uko ujya kuruhuka urumva ari ibintu bishya. ni bishya da. ego ubundi buhese unyigingira kurya here. hako ubundi biri ibiki watetse? nk'ibiryo. niko twara hano we. ariko Kindige nta soni uramena ibiryo. ariko umurenga usiga inzara koko umena ibiryo Kindige urahabonera. ntizahindura ko ngiki kumena ibiryo wisakuriza rwose ndakwiyemye kandi nta biryo byawe nshaka nta n'ibyo nzongera kurya kuko nabonye ko ntamugira. ariko ubundi umwana wamushyizeho Kindige ejo umuvana hano wamujyanye he? aho uramujyanye
abo nk'ubwo ibintu mbaza urumva bikureba kuko ntabwo bindeba ntabwo bikureba na gato wowe ko nta mpuhwe zo ku muriro wari ufite wumvaga ari bubura abamurera ngira nyine ahantu ari mama horohere ndakubwiye ngo gasopo umwana n'uwanjye namujyanye wamufitiye urukundo ntabwo nari kumugumisha mu maso y'umugore mubi nkawe Kindigi ubyumve kandi uravuze ngo ndi umugore mubi none uri mwiza urambaza umwana wanjye kubera iki wowe uramushaka bite izo muhuza ukuntu bazita here uzi uko bazita bizabihehe biheye harya ntabwo bwari kuba wize muri pirimeri hari ubundi wowe warize ntabwo wize bihehe Kindigi niba ushaka kunkwereka ko nabishatse naba umuntu mubi nabikwereka icyo utanyeretse ni iki se kwanza uzi n'ikindi kubera ibi biryo umennye ku bushake ndaje ngufatira ingamba kandi ndabizi zizakubabaza nkubita nyine sibyo wiyemeje se nkubita rwose Kindigi urambwira aho umwana ejo wamujyanye cyangwa ngo uhamagarize ubuyobozi ntabwo wamujugunya ukaba uri kwigira intama ngo wamujyanye aho bamufitiye impuhwe none Kindigi umwana ari he ndakubwiye ngo ceceka aho se nyine reka mpamagara abayobozi ndebe ko nabo bacecekesha sha ngo ugire ute imbabazi turahirwa yahawe zimusubije mu kazi kwa Solange na kwihangana azashobora gucungana n'amarangamutima yari asanzwe agirira ab'Imana zimurinda warakira ate kwisubiraho kwa Kabera na Margarita ku cyemezo cyo gukomeza kumukorera inzugi n'amadirishya nk'uko bari barabimwijeje n'imbere ya mudugudu se Kindigi wazakomeza ahishe ko yajyanye umwana ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email adresse ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. Uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaharo ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.